Ikaze kuri Pure Gold TV y'abakristo, TV ibagezaho ijambo ry'umunsi. Uyu munsi kuwa gatandatu itariki ya 19 z'ukwa 11 2022, tugiye kumva ijambo rigukomeza uyu munsi, ijambo rikwibutsa kugomba gushima Imana mu gitondo nimugoroba buri gihe, kuko gushima harimo imbaraga zikomeye. Gushima Imana harimo kunesha gukomeye. Uyu munsi rero kwa gatandatu tugiye gutangira uyu munsi dushima Imana, maze gutyo wiriza umunsi wumva ukomeye cyane, wumva nta cyakubasha. Bya bindi biza bikomeye birasanga ufite amashimwe ntabwo bibona aho byinjirira. Mwene data, mbere yuko dusomera ijambo ryiza cyane hano kuri Pure Gold TV, tugiye kubanza gusenga. Dusenge dusaba umwuka abaruza kutwigisha dusobanura ijambo, maze uryumva unezerewe cyane. Kandi nkumenyesha ko uri kumwe na Jose, niwe mugiye gufatanya gusenga Imana uyu munsi wa none, maze tuwinjiremo dufite amashimwe. Haleluya! Maze nawe utangire uyu munsi ufite amashimwe, niba utanayafite mu bibaho byose ngo duhere dushima. Reka dushimwe bene data. Mana data, twamenyeho umubyeyi, twamenyeho umuremyi, twamenyeho Imana idukunda. Turagushimye umwanya wa none aha, turagushimye muri aya masaha, tuzajya tugushima mu gitondo nimugoroba buri gihe. Turagushimye kuko urabikwiye. Haleluya! Turagushimye ko duhaye ijambo rigiye kutwubaka no kudukomeza, ridukangura guhora tugushima. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Mwese bene data ndabashuje mu izina rya Yesu, kandi mbaha ikaze hano kuri Pure Gold TV yanyu, TV bagezeho ibiganiro biryoshye cyane, TV y'abakristo yubaha Uwiteka. Reka tusome amagambo dusanga muri Zaburi ya 92, turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ni byiza gushima Uwiteka no kuririmbira izina ryawe ishimwe, usumba byose. Haleluya! Uwiteka asumba byose, ni byiza kumubwira ko asumba ibintu byose. Tubivuga no mu ndirimbo, kandi mu mitima yacu huzuye amashimwe menshi. Dukomeze kwerekana imbabazi zawe mu gitondo, tukerekana imbabazi z'Imana kubo tubana, kubo dukorana, haba abandi dufatanya gusenga, tukabereka imbabazi z'Imana mu gitondo cya kare tukibyuka. Kandi tuyibwira tuti turagushima, turagukunda, turakuririmbira. Ibyo binezeza Uwiteka cyane, imigisha ikiyongera n'umurava wawe uko bwije. Ni byiza gushima Uwiteka no kuririmbira izina ryawe ishimwe, usumba byose. Kwerekana imbabazi zawe mu gitondo n'umurava wawe uko bwije. Mwene data, uyu ni umukoro wacu, uyu ni umukoro wawe. Haravuga ngo mu Cyongereza ngo it is good to praise the Lord and make music to your name. Hallelujah! O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. Hallelujah! Ntukibagirwe gufata umwanya nijoro ngo himbaze Uwiteka, ngo werekane umurava we mu bo mubana mu ijoro, bakubone unezerewe. Werekana umurava w'Imana, werekana faithfulness of God at night time. Morning, mu gitondo, night, nimugoroba, buri gihe ujye uhora unezerewe. Imana ishimwe cyane. Shima Imana uko biri kose. Mu gushima buryo ngo ni urufunguzo rw'imigisha. Iyo dushima buri gihe, waba ushonje, waba uraye, uri mu ntambara, uri mu bibazo runaka, iyo ushimye haho kunesha, kandi imigisha iragomororoka iva mu ijuru, kuko gushima n'urufunguzo. Ni kimwe no gusenga. Iyo dusenze n'urufunguzo rw'imigisha, n'urufunguzo rw'ijuru. No gushima muri byose, situasiyo urimo, ku manywa na nijoro, mu gitondo bwije, icyo gihe Imana irakunezererwa. Nawe ubwawe wumva ufite umutima mwiza, wumva ufite umucyo. Haleluya! Nta kwiganyira, nta depresiyo, nta kibazo na kimwe, kuko uri gushima Imana. Irabyumva hari mu ijuru ikakunezererwa. Imana irakunezerera umunsi wa none niwinjira mu mashimwe uyu munsi. Nanjye ni nkuko, kandi uyu munsi rero ngusezeyeho niryo jambo Imana yanshyize ku mutima ngo dusangire
Izaburi ya 92 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa 2. Ibyo birahagije. Maze rero niturangiza tubishyire no mu bikorwa. Imana ishimwe cyane. Reka dusengera abantu biganyira, kuko jyewe mbana n'abantu bajya biganyira kandi bafite ibyo kurya, ariko ugasanga bararira bariganyira, ugasanga ntibanejejwe n'ibyo bafite. Abo rero turabasengera umunsi wa none. Dusengere n'abarwayi umunsi wo kwa gatandatu. Dusengera abarwayi. Hari umuvandimwe nzi urwaye cyane, waraye aribwa, uwo tumusengera afite ibibazo mu gifu, mu nda. Nukuri uwo tumusengere. Hari benshi cyane barwaye. Hari abarwaye amavi, hari abarwaye umugongo, hari abarwaye migraine, umutwe udakira. Ibyo byose tugiye kubisengera bene data. Dufatanye kandi dushima Imana yuko yaduhaye Yesu Kristo. Haleluya. Muri Yesu harimo imbaraga zo gukiza indwara iyo ari yo yose. Igihe yajyaga ku musaraba abambanywe n'izo zose. Reka rero tubikore, tubishyire mu bikorwa kandi dushima ko ibyo byose Imana yangije kubikora. Reka dusenge bene data. Mana data, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kuri mwiza, turagushimye kugira neza, turagushimye ko imbabazi zawe zihoraho, turagushimye kuri Imana idahinduka. Sabiye abarwayi, sabiye umuntu wese urwaye, sabiye uriya muvandimwe urwaye mu nda, ndamusabira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umukozeho ikiganza muri iki gitondo cya nonaha, akire izina korasiki pikorasiki ka orosi, akire maze izina ryawe habwe icyubahiro. Ndagushima ko imbaraga z'umwuka wera ziri kumwe nanjye, ndagushima ko imbaraga z'umwuka wera ziri kumwe na bene data dufatanije. Haleluya. Kubakunda Pure Gold TV turi kumwe, dushima cyane ko warangije gukiza abarwayi, warangije kubohora ababoshye, warangije gufasha abandi batajya bagushima bakunezererwa. Abo turabasabira Mana, dusabiye buri wese ufite ikibazo runaka udashobora kugushima muri iki gitondo na nijoro, werekana umurava wawe Mwami Yesu. Buri wese umukoreho, umugire neza, umukize ikintu cyari cyo kitumuboshye. Turagushima ko mu izina rya Yesu harimo imbaraga zo gukiza uburwayi, zo kubohora ababoshye mu buryo bwose, bagakomeza inzira igana mu ijuru. Haleluya. Ndagushimira Mwami ko byose ubyumvise kandi ko udukoreye ibirenze ibyo nsabye byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amina. Bakunzi banjye, bakunzi b'Imana, bakunzi ba Pure Gold TV, bakunzi b'ijambo ry'umunsi tubagezaho, mwese Imana ibampere umugisha. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Mbaye mbifurije weekend nziza. Imana ibagirire neza mwese. Kabisa. Haleluya. Arabiturinda rwose. Nanjye ndabihamya Mwami, ndagushima ibyo waturize byaturwanyaga bikomeye cyane. Nta nzira bizabona ngo bitugereho, kuko uraturinze Mwami. Haleluya. Uraturinze ingabo iturinze. Ubuhamya